Ubusanzwe hariho itegeko ry'umwaka wa 2012 rirebana no gutanga amakuru mu gutahura umugambi wategurwa ugamije ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Muri iri tegeko uwatanze aya makuru ngo yagirwaga ibanga. Ibi rero ngo ntibihagije kuko hari ubwo byashobokaga ko amenyekana yewe atanagirirwa nabi. Umuryango we ukaba wakwibasirwa. Mu nama iherutse y'abaminisitiri yateranye ku itariki 5, Minisiteri y'Ubutabera yagaragaje umushinga w'itegeko rivuguruye aho uzajya atanga ayo makuru azajya ahishirwa, agahembwa kandi agacungirwa umutekano n'umuryango we nk'uko Maître Evode Uwizeyimana, umunyababanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko abisobanura. Yibanaga gusa uko uwatanze amakuru yarindwa kumenyekana, kumurinda kumenyekana, ariko ntabwo byavugaga ngo ese aramutse amenyekanye byagenda bite. Ikindi itegeko ryagarukiraga gusa ku muntu waba yatanze amakuru, ariko ntibyageraga no ku muryango we. Abagize umuryango we nabo bashobora kuba bahohoterwa. Umuntu ashobora kuza agashimuta umwana watanze amakuru, ubwo ni urugero rushoboka, none tukabamba abandi bo mu muryango w'uwo muntu barengerwa bate. Ikindi iri tegeko uyu mushinga mushyashya uteganya guha agahimbazamusyi umuntu watanze amakuru. Hari iteka rya perezida riteganyijwe muri uyu mushinga rizagena uburyo ibyo byo gutanga ku gahimbazamusyi bikorwa. Ibi rero bikaba bizankuraja abantu kuba batanga amakuru. Hari igihe umuntu yavugaga ati ese ubundi bifitemo nyungu. Birashoboka ko hari abakumva ko umuntu uri butange ayo makuru azajya ahembwa, bakaba babishakiramo indonke, bityo bagaharabika umuntu kandi bamubeshyera bagamije kwangiza isura ye ngo bibonere igihembo. Ibi nabyo ngo birasobanutse muri uwo mushinga w'itegeko, kuko uzatanga amakuru y'ibinyoma nawe iri tegeko rizamuhana, ndetse n'uwo yaharabitse akamujyana mu nkiko akabibazwa. Maître Evode Uwizeyimana: ikindi gusa kigaragara muri uyu mushinga nuko uwatanze amakuru y'ibinyoma, amakuru atera umuntu icyasha cyangwa abikoreye urwango, abikoreye ishyari, abikoreye ubundi bugome, iri tegeko naryo nawe riramuhana. Uvuga ngo umuntu yaje aravuga ngo Evode akora ibyaha ibi n'ibi, cyangwa se yatanze ruswa kugira ngo bamuhe ikibanza cyo kubakamo, cyangwa se ari in touch n'abantu bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ayo makuru ukagenda ukayatanga uzi neza ko ayo makuru ari amahimbano, ari ibintu wahimbye, kuko abujijwe gukora ibi bikurikira: gutanga amakuru y'ibinyoma agamije inyungu ze bwite cyangwa ashingiye ku rwango, ishyari cyangwa amakimbirane ashobora kuba ari hagati y'utanga amakuru n'uwo yatangaho cyane cyangwa undi muntu ufitanye isano n'utangwaho amakuru. Gutanga amakuru mu nyungu z'uwo agamije kurengera cyangwa kubikora agambiriye gusebanya no gutesha agaciro umuntu cyangwa urwego yatanzemo ayo makuru. Aha hasigaye nanone kwibaza niba hatari abashobora kwanga gutanga ayo makuru batinya ko bahanwa mu gihe baba badafite gihamya ifatika kuri yo, cyane ko ibyo ahanini bikorerwa mu ibanga. Minijisite ivuga ko nabyo byateganyijwe. Amakuru atanzwe ngo hafatwa umwanya wo kuyagenzura, iyo atabayeyo ariko uwayatanze yakekaga ko ari byo, ngo hari uburyo bifatwa nk'uko Maître Evode Uwizeyimana akomeza bisobanura. Ibyo ngibyo abantu barabisuzuma bakareba, bakavuga bati wenda natanze amakuru nibaza ko ari ukuri, nyaho inzego zishinzwe kuyagenzura zisanga ayo makuru atari ukuri. Ayo makuru dushobora kubona ko ayo makuru, abantu bashobora kubona ko ayo makuru atari ukuri ariko atarajya muri public. Ibyo ngibyo abantu bakareba, n'uwayatanzwe hashobora no kutamenya ko hari amakuru yamutanzweho cyane cyane. Ariko ayo makuru mu gihe cyo gucekinga niba ari ukuri cyangwa atari ukuri, abantu bashobora kubona bad faith, bashobora kubona icyupfa n'umuntu, kubona ko umuntu afite mauvaise foi cyangwa se umuntu agambiriye kugirira umuntu nabi. Ntabwo bigoye, umuntu ashobora no gutanga amakuru atari ukuri ariko nta bad faith afite. Mu gihe itegeko ryaba ryemejwe, dore ko rikiri mu mushinga, ngo byafasha u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu gukumira ibyaha, dore ko mu bindi bihugu binakomeyeho iri tegeko barikoresha mu gutahura abanyabyaha na mbere y'uko biba. Icyo gihembo cyitwa gahimbazamusyi kizagenerwa uwatanze ayo makuru, kiziyongera ku kurindwa ndetse no kurindirwa umuryango. Fulgence Hakizwera, Royal TV.